hanyuma rero iyi cano niki kizajya kiyikorerwaho. Icya mbere muzajya mukurikiranaho uko itorero rya Kristo rikwiriye kubaho mu isi. Hanyuma tuzatandukanya itorero n'idini, dusobanure uburyo umuntu yaba mu idini kandi ari umunyetorero. Ikindi muzajya mukurikiranaho ubuhanuzi butandukanye, kuko nk'uko mubizi abenshi mujya munampamagara mukambaza ese kuko niwe wabihanuye. Murabizi ko hari video mwabonye icicikana mu kwezi kwa gatanu, ni ikiganiro nari nakoreye kuri channel yitwa gusenga everyday. Hanyuma twatambukijeho ko mu kwezi kwa gatandatu hapfuye abantu babiri. Hanyuma ngira ngo murabizi bamwe muracyari no mu gahinda, kubera ko abenshi ntibari bazi ko mu gihugu cy'u Rwanda hakirimo umuhanuzi. Yesu ashimwe nshuti z'umusaraba, abera mutuye isi yose. Tubanje kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Kristo wabambwe ku musaraba, agapfa akazuka mu minsi 3, akazuka n'itsinzi y'abera. Jewe ubari imbere amazina nitwa Revera Nzayituriki Evode. Hanyuma ndashimira Imana ko uyu mwanya ndi kumwe namwe. Ni umwanya w'igiciro cyinshi, ni umwanya w'umugisha kuri jewe namwe. Bene data, nk'uko mubizi kandi mwabisomye kandi abandi mwabihanuriwe mu bahanuzi batubanjirije, Bibiliya ivuga ko itorero rya Kristo rizataha bizanga bikunda. Rero nk'uko mubibona kuri channel yacu cyangwa se kuri iryo koranabuhanga, hamwe na hisigeze, ni igihe cyo kubwiriza ubutumwa bwiza mu mahanga yose, kugira ngo hatazagira ugira icyo yitwaza ngo ntiyumvise ku munsi w'amateka. Hanyuma nk'uko mubireba kuri logo yacu handitseho riratashye ministries cyangwa se ministeri, riratashye ministeri. Ntabwo ari izuba, ntabwo ari ikindi, ahubwo turavuga itorero rya Kristo. Ibyo twabikoze gutyo kubera iki? Nuko mu makuru dufite ava mu ijuru, itorero rya Kristo rirenda gutaha. Hanyuma rero iyi cano niki kizajya kiyikorerwaho. Icya mbere muzajya mukurikiranaho uko itorero rya Kristo rikwiriye kubaho mu isi. Hanyuma tuzatandukanya itorero n'idini, dusobanure uburyo umuntu yaba mu idini kandi ari umunyetorero. Ikindi muzajya mukurikiranaho ubuhanuzi butandukanye, kuko nk'uko mubizi abenshi mujya munampamagara mukambaza ese kuko niwe wabihanuye. Murabizi ko hari video mwabonye icicikana mu kwezi kwa gatanu, ni ikiganiro nari nakoreye kuri channel yitwa gusenga everyday. Hanyuma twatambukijeho ko mu kwezi kwa gatandatu hapfuye abantu babiri. Hanyuma ngira ngo murabizi bamwe muracyari no mu gahinda, kubera ko abenshi ntibari bazi ko mu gihugu cy'u Rwanda hakirimo umuhanuzi. Bamwe babifashe bikino, abandi ntibaba amaso, ariko murabizi ko mwene data Theogene Inzahuke pastor yamaze gutaha. Ubu ari mu ijuru, ari mu gitaramo cy'abera, yicaye iburyo bwo kwa Abrahamu mu gituza cye. Hanyuma murabizi neza ko nitwe Imana yakoresheje gutambutsa izo message zitandukanye. Sibyo gusa, duhanuye ibintu byinshi birasohora. Hanyuma ikindi ubwo muzajya mukurikiranaho ni ubuhanuzi butavangiye. Kandi ubuhanuzi, iyo tuvuze ubuhanuzi, ni ubuhanuzi bushingiye ku ijambo ry'Imana. Buri buhanuzi bwose duhawe tuzajya dutanga icyanditswe kibuvugaho. Hanyuma Bibiliya ivuga ko mudakwiriye guhinyuza ibihanurwa, ahubwo mubigenzuza ijambo ry'Imana. Rero bene data, aho muri ahariho hose tubahaye ikaze. Ni ukuri ibi tubikoze ku bwanyu, kandi tubikoze kubw'umuhate n'ishyaka dufite kubw'umurimo w'Imana. Ntabwo dushaka ko hari n'umwe wabura ubugingo, kandi ibyanditswe byaranditswe kugira ngo bizasohozwe n'Imana, tugahabwa ubwenge bwo kubisobanura, tugahabwa ubwiru bw'Imana, tugahabwa umwuka wera nk'umufasha
muri Yohana 14:15 havuga ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye, nanjye nzasaba data nawe azabaha umufasha wo kubana namwe ibihe byose, ngo kandi niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamuzi, ngo ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe, ngo kandi azaza aho muri, kandi ngo azabigisha kwitondera ibyo nasize mbabwiye. Aravuga ngo kandi azatsinda ab'isi bemeza iby'ibyaha byabo. Inshuti z'umusaraba rero, icya gatatu muzajya mukurikiranamo hano, turifuza kujya dutumira n'abakozi b'Imana bandi batandukanye bafite ubunararibonye mu ijambo ry'Imana. Imana yahishuriye ibikomeye. Murabizi ko iki gitabo kirimo igitabo cyitwa Daniyeli. Daniyeli ari mu bahanuzi bakomeye bahanura ibintu bizaba. Hanyuma murabizi ko ni nawe wasobanuraga inzozi zananiranye ubwo umwami Nebukadinezari yarotaga igishushanyo cy'izahabu. Ngira ngo murabizi ko Daniyeli niwe muntu wasobanuye biriya byose. Ibyo byose tuzagenda tubikurikirana, dusobanure ibyo bihe uko byagiye bisimburana n'amami uko yasimburanye. Hanyuma dusoze dusoreza ku bwami bwa nyuma yahishuriwe, aribwo bwami byari ibirenge bifite ibumba ndetse n'ibyuma. Ibyo byo wenda kugira ngo mbahe kasampo gatoya mbarobesheho, mbakumbuze kuzakurikirana iyi channel, kugira ngo ibyo birenge murabizi neza ko akenshi ababisobanuye kandi n'ubusobanuro bwabyo bwanditse hepfo. Murabizi ko ni leta ya Amerika iri kumwe na Roma kwa papa. Ngira ngo abo bombi, ibyo bihugu byombi nibyo biyoboye isi. Hanyuma ibyo tuzagenda dusobanura abantu bamenye aho isi igeze, uko umukristo akwiriye kwifata nuko akwiriye kwitwara. Ni ibyo bintu muzakurikiranaho hano. Hanyuma mu buryo muzajya mubikurikiranaho, ni ukuri turabinginze mujye muba maso, kuko igihe kirarangiye kandi ntibigitinze umwami wacu ageze ku bicu. Ibi kandi tugiye kuvuga by'ubuhanuzi no kuvuga ijambo uko riri. Ngira ngo murabizi ko abandi bafite umuhamagaro nk'uwacu bamwe barabikwebye, abandi babirambitse hasi kubw'inyungu runaka cyangwa se kubw'ibyo bashyize imbere bindi. Ngira kandi murabizi ko Timoteyo Paul yaramubwiye ngo mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa, bite ku myuka iyobya n'inyigisho z'abadayimoni, ngo bazaba bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha b'abanyabinyoma bafite inkovu z'ibyaha ku mitima yabo. Inshuti z'umusaraba rero, ngira ngo ibyo muzakurikiranaho nibyo ngibyo. Riratashye rero ministries, ni ministeri igiye gusobanura iby'itorero rya Kristo kandi uburyo rizataha. Ariko kandi umuhamagaro wacu ushingiye muri Mariko 16:16. Twabahaga ikaze kuri iyo channel, mukore subscribe kandi musharinge abera bose aho bari ku isi, kugira ngo ubutumwa bwiza bubwirizwe mu mahanga yose. Ibintu tubitangiye mu rwego rw'ubutunzi, kuko Imana yaraduhezagiye, yaduhaye umwana wayo Yesu Kristo, ngiyamuduhaye izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Ariko iyo bije twe tubyita inyongezo, kuko Matayo ibice 6:33 aravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongererwa. Hanyuma Mariko 16:16, kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ririmo umuhamagaro wacu. Ubundi uko nahamagawe, jewe navuye mu itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi, nayoboraga icyiciro cyitwa Pathfinder. Ntabwo nari nzi Imana ivuga, bene data bakundwa. Sinari nzi Imana ikiza indwara, nari nzi Imana yo muri iri jambo gusa yavuze bikarangira, kuko niko nari naratojwe. Ariko Imana impamagaye biragorana cyane, irancura bishoboka kugeza ubwo inyeretse kivuga. Iki cyanditswe rero nicyo cyatsinze, numva ntabwo kubaka ku idini ari ngombwa, ahubwo kubaka kuri Kristo nibyo ngombwa. Mariko 16:16 haravuze ngo uwizera akabatizwa azakizwa, ariko utizera azacibwaho iteka. 17 kandi ibimenyetso bizagumana n'abizera ngibi: bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye,
bazavuga indimi nshya, bazafata inzoka, kandi nibanywa n'ikintu cyica ntacyo kizabatwara na hato. Bazarambika ibiganza ku barwayi bakire. Hanyuma aya magambo ninde wayavuze? Yayavuze ryari? Uyu ni Yesu Kristo arimo aganira n'abigishwa. Bibiliya ivuga ko amaze gupfa abigishwa baratatanye, nyuma ariko barongera barahura, barimo baganira, buri wese yibaza ibyabaye. Bibiliya ivuga ko Yesu azuka, aba bigishwa bari bicaye hamwe. Ibi byanditswe birabisobanura iyo uhereye ku murongo w'9, ngo bari hamwe barimo basangira. Hanyuma ngo Yesu araza abasangaho, ngo abagaya kubwo kutizera kwabo, ngo kuko batizeye Mariya na Magadalena n'abandi bigishwa babiri bari bazaniye inkuru y'uko Kristo umwami wacu yazutse. Hanyuma amaze kubagaya kubwo kutizera kwabo, arababwira ngo nimugende mu bihugu byose mubwirize abaremwe bose ubutumwa bwiza bw'ubwo bwami bw'Imana, ngo abazemera muzababatize kandi mu izina ryanjye, ariko ngo utazemera ntimuzarwane nawe, kuko umwuka mbahaye si ukurwana, ahubwo uwo nguwo hari umuriro w'iteka umurindiriye. Niryo jambo rivuze ngo utemera azacibwaho iteka ryose. Aravuga ngo kandi ndabizi ko isi izabarwanya, ndabizi ko isi izabahinyura. Aravuga ngo mbahaye ibimenyetso bizagendana na, kugira ngo uzababona wese azamenye ko muri abanjye by'ukuri. Icyambere arababwira ngo bazirukana abadayimoni mu izina rya Yesu. Umuntu ukuganiriza iby'Imana akwiriye kuba afite intwaro z'Imana yahawe. Umuntu ukubwira ko ari intumwa y'Imana akwiriye kuba afite n'intwaro yahawe, kuko Yesu ni isezerano yasigiye ababigishwa. Arababwira ngo mbahaye imbaraga zo kwirukana abadayimoni. Ibyo nanone mwabisanga muri Luka ibice 10 umurongo wa 18. Aravuga ngo mbahaye ubutware bwo kujya mukandagira inzoka na sikoropiyo n'imbaraga z'umwanzi zose, ngo kandi nta kintu kizagira icyo kibatwara na hato. Bene data, mbonye abera barya amarozi ntibapfa, barayaruka. Mbonye abandi bategwa imitego, Imana irayibasimbutsa. Mbonye abantu benshi bategerwa kunda, ariko birangira babyaye. Ibyo narabibonye n'amaso yanjye asanzwe. Bene data rero, isezerano twasigiwe ni isezerano rikomeye cyane, ni isezerano ry'umugisha, ni isezerano ry'imbaraga, ni isezerano ridahinyurwa, ni isezerano ryasohoje umugambi kugeza na bugingo n'ubu. Hanyuma arababwira ngo kandi bazarambika ibiganza ku barwayi bakire, bazavuga indimi nshya, bazirukana abadayimoni, barambika ibiganza ku barwayi bakire kandi bavuge n'indimi nshya. Abenshi bakunda kuvuga ngo indimi nshya ngo n'icyongereza n'igifaransa, ariko bene data ndabizi ko hari bamwe bazampagurukira bavuga bati ibyo usobanura ni ibiki. Mu by'ukuri jyewe nkimara guhinduka umukristo wo muri Pentecoste, nahishuriwe ibintu bikomeye. Ururimi rushya ntabwo ari igifaransa, kuko igifaransa abafaransa bakivukiyemo n'abafrancophone nyine bavuga igifaransa, ntabwo ibyo ari bishya. Hanyuma icyongereza, abongereza murabizi ko bavuga icyongereza. Ururimi rushya rwavugaga hano ni ururimi rwo mu ijuru, ni ururimi rw'abakozi b'Imana, ni ururimi Imana iganiramo n'abakozi bayo. Ibyo tuzagenda tubisobanura, tuvuge n'uburyo umuntu wahawe indimi nshya ashobora gusengera mu ndimi, ku buryo undi muntu bari kumwe atamenya ibyo ari gusenga, akaba biziranyeho n'Imana. Ibyo biza abanyempano, ariko bamwe batahawe izo mpano bahagurukira gusenyigiza inyigisho, kuko ntibigisha bashingiye ku mwuka w'Imana, bigisha bashingiye kuri bimwe basomye gusa, ariko ntacyo bari kuganira n'umwuka. Bene data rero, Yesu ngo amaze kuvugana nabo, Bibiliya ku murongo wa 19 iravuze ngo nuko umwami Yesu amaze kuvugana nabo ajyanwa mu ijuru iburyo bw'Imana, abo barasohoka bigisha hose, umwami Yesu ari kumwe nabo, abafasha akomeresha ijambo rye. Ibimenyetso byagendanaga naryo. Niki dushatse kuvuga hano? Nuko muri iki gihe abenshi bazi ko Imana itakivuga, itanagikora.
abandi mwavuye ku Mana kubw'inyigisho ziyobya, abandi mwasohotse mu nzu z'Imana mu rusengero. Mukuru ariko ntabwo ari cyo gikwiriye, kuko ijuru rizajyamo abarwanya, kandi uwarwanya akanesha azaragwa byose. Bakundwa muri Kristo Yesu, Bibiliya iravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira. Yohana mbere yuko bamujyana ku kirwa Patmos, murabizi ko babanje kumujugunya mu ngunguru y'amavuta, avamo ari umusore. Barimo babazanya ngo ese nuko abera bazasa. Yohana ahagarara ku misozo y'ingunguru aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo kandi uko tuzasa ntikurerekanwa. Aravuga ngo ariko Kristo niyerekanwa tuzasa nawe. Haleluya. Nasa n'ukwezi tuzasa n'ukwezi, nasa n'izuba tuzerekanwa natwe dusa n'izuba. Imana ishimwe cyane. Hanyuma Kristo ubwo azahagarara ku bicu, uko azasa ndabyizeye niko nzasa, nawe uko azasa niko uzasa. Bakundwa muri Kristo Yesu, imibabaro y'iki gihe irahari. Mu gihe isi iyobowe n'abanyabinyoma, mu gihe ibizira bihawe intebe, mu gihe ab'isi bashungereye itorero, mu gihe umuntu abuze umwiringirwa mu Mana, Kristo akababera itsinzi. Umwuka wera abakomereza amaboko kandi abaha imbaraga. Hanyuma iri torero rya Kristo rero, ubwo Kristo azerekanwa, ngo ibyaremwe byose bitegerezanyije amatsiko menshi kuzareba umugeni uzahishurwa. Bakundwa muri Kristo Yesu, nshuti z'umusaraba, abera mwavukiye Igorogota inyabihanga, Getsemani Yesu niho yabanje gusengera. Bakunzi b'umusaraba, ndababwiza ukuri, nitutagwa isari tuzabona Imana, nitutagwa isari abera tuzataha. Kandi itorero niba rinatinze gutaha, urupfu ruratwara abantu umunsi ku munsi. Hanyuma yo gupfa uzajya hehe? Ukwiye kubitekerezaho, ukava mu byo wibwira, ugasanganira umukiza. Hanyuma mu gitondo cy'umuzuko abera tukazakambana ikirere. Riratashye ministries rero, ndagira ngo kandi twongere tubaheho gatoya ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi ni ukubaha sample n'akantu gatoya, rusibye ko nta jambo riba ritoya, ni nko kubasogongeza ibyo muzajya mukurikiranaho ahangaha. Kandi ndumva umwuka w'Imana avuganye nanjye ngo abera muzakurikirana iyi channel muzahemburwa cyane, muzahabwa imbaraga, muzakanguka, muzatura, muzakizwa, abandi muzabohoka. Mbega umugisha ukomeye ndimo ndabireba mu isi y'umwuka, nkabona birahambaye cyane. Muzahemburwa cyane, a lost for a no. Muzahabwa imbaraga, muzahabwa imbaraga mugiye gukangurwa n'Imana. Hanyuma turasoma Abefeso ibice 5 umurongo wa 27. Aravuze ngo aryishyire rifite ubwiza, ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari cyangwa ikintu cyose gisa gityo, ahubwo ngo ribe iryera, ridafite inenge. Imana ihimbazwe cyane. Iryo ni itorero rya Kristo. Hanyuma nshuti z'umusaraba, kubw'umurimo w'Imana, kubw'umuhate dufite, kubw'umuhate mufite, ndabizi ko turagirana kure hamwe na Kristo udufashisha umwuka wera yaduhaye. Munyemerere rero, ntabwo dutinda, ntabwo dusobanura ibi cyane, twabemereye ko tuzabisobanura. Abantu mudafite izi Bibiliya yera cyangwa se Bibiliya ijambo ry'Imana, ni mugure izi Bibiliya hakiri kare. Ndabibamenyesheje nk'ubuhanuzi bukomeye, kuko izi Bibiliya zigiye kuba nk'amazahabu, kubera ko ngira ngo murabizi ko hasohotse izindi Bibiliya mu minsi iri imbere muraza kuziherezwa. Ariko ni Bibiliya ziri pirate, zakuwemo amagambo y'Imana, kuko hano harimo ubuhanuzi bw'uko isi igiye kurangira. Ibyo rero imyuka y'aba Illuminati, imyuka y'aba Freemason,
imyuka y'abapfumu ntishaka kubwo bwiru abantu babumenya. Bimwe mu bintu Satani agiye gukora ni ukubahereza izo Bibiliya, hanyuma bamwe bakunda koroherezwa rwose zirabashyira igorora, ariko abantu bari kujya mu ijuru, abari muri ya nzira Yesu yavuze ifunganye, ni mube maso mugure izi Bibiliya. Muri telefone zanyu ndabizi ko mufitemo Bibiliya, ariko mugure izi Bibiliya. Ntabwo ari publicité nkora, aha harimo ubuzima. Ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni umutsima, ijambo ry'Imana ni inkota, ijambo ry'Imana ni inyundo, kandi ni inyundo ya kinubi imenagura imbaraga zose zananiranye. Ndagira ngo rero dusenge Imana dushimira umuntu wese umwanya ufashe udukurikirana, kandi turagusaba gusharinga kugira ngo abantu bazakurikire inyigisho zidafunguye, zirimo ukuri kw'ijambo ry'Imana kuzuye, kandi zirimo umwuka w'Imana. Ndabasezeranya ko Kristo Yesu yuko azabantumaho nzasohoza ubutumwa bwe. Nge nditiyo, ndi indogobe ihetse ubutumwa bwa Kristo. Babyeyi, bashiki banjye, bakuru banjye, barumuna banjye, nukuri ndabinginze kubw'imbaraga z'Imana, nimwegere Yesu bigishoboka ko abonwa. Abakristo mutandukanye, igihe kirageze ngo abasenga Data bamusengere mu kuri ndetse no mu mwuka. Munyemerere dusenga Imana, twinginga Imana kugira ngo Imana idufashe, ntaba ari twe ahubwo izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Amen. Father, mu izina rya Yesu, mu mbaraga zikomeye z'umwuka wera, mpamagaye ubwiru bukomeye bw'Imana, mpamagaye ijambo ribohora, mpamagaye ijambo rikiza. Uyu muntu uri mu kabari akaba ashaka kwegera ijwi ryawe ngo aryumve, reka yumve ijwi ryawe. Uyu muntu wankurikirana ari muri Amerika, ari mu Bufaransa, abari muri migabane ya Afurika, ndinginze ngo ahabwe imbaraga, imbaraga zitari z'ifiriti, imbaraga zitari za mayoneze, imbaraga zitari za kawunga, imbaraga imbaraga zitari z'amateke n'imyumbati. Oya, imbaraga zitari za biswi. Imbaraga mvuga akwiriye guhabwa, nahabwa imbaraga z'umwuka wera. Bibiliya iravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumpamya i Samariya ni Yudaya kugera ku mpera y'isi. Ndagushimiye Kristo kubw'ijambo ryawe n'imbaraga zawe. Dusengeye iri koranabuhanga tugiye kujya dukoreraho. Mwami, uturinde kuyoba, uturinde kugwa mu myobo isi y'ibirere bitandukanye bigushamo amakoranabuhanga atandukanye. Icyo uhagurukirije riratashye ministries, aba ari cyo gikorwa mu isi kugeza dutabarutse. Ndayishinganisha mu izina rya Yesu, irindishwe imbaraga zawe, kandi abazayikurikira bose bazahabwe imbaraga zikomeye n'ubufasha buhambaye buva mu kiganza cy'Imana, mu izina rya Yesu. Amen. Shalom. Imana ibahe umugisha bakundwa mu mwami wacu. Amen.